wrinkles mu rurimi rw'icyongereza, icyo mu kinyarwanda twita iminkanyari. Muri iyi video ngiye kubereka ibinyobwa 10 bikuraho iminkanyari kandi vuba, bikongerera itoto ubinyweye ndetse bikamurinda gusaza imburagihe. Dore icyo usabwa ni ugukurikira iyi video yose ugatega amatwi buri jambo ryose mvugiramo, kuko ndayisoza mbabwira uko bikoreshwa, igihe umara ubikoresha kugira ngo ubone impinduka ku ruhu rwose ndetse by'umwihariko ku ruhu rwo mu maso. Si ibyo gusa, ndakwereka n'ibibujijwe wakwirinda gukora mu gihe urimo gushaka kurwanya iminkanyari. Mbere ya byose, ni iki gitera umuntu kuzana iminkanyari imburagihe? Kuva kuri iyi saha, kuri uyu munota n'iri segonda, menya ibyo ubushakashatsi bwagiye bushyira hanze. Ubushakashatsi bugaragaza ko ibi bikurikira bituma umuntu azana iminkanyari imburagihe. Icya mbere, kutaruhuka bihagije, mu cyongereza icyo bita stress. Biragoye ko wamara igihe kirekire mu kazi ufite stress ukagira uruhu rwo mu maso runyerera rukeye. Ni ukuvuga, iyo uryama buri gihe munsi y'amasaha 7, icyo gihe haba hari amahirwe menshi yo kuzana iminkanyari mu maso ndetse ukagira uruhu rudakeye. Mu buryo bworoshye, kuryama amasaha make cyangwa se kuruhuka amasaha make bituma umuntu azana iminkanyari imburagihe. Byibura iyo ushaka kugira isura isa neza, uruhu runyerera rwo mu maso, bisaba kuba uryama hagati y'amasaha 7 ndetse n'9. Icya kabiri, kwiyicisha inzara. Ubushakashatsi bugaragaza ko iyo umuntu yari abyibushye akiyicisha inzara ananuka, kandi iyo umuntu ananutse uruhu rwe rurarekurana rukamera nk'ururereta, mbese hakavamo gukanyarara. Uku gukanyarara aricyo twita iminkanyari. Abahanga batanze urugero rw'igipirizo. Igipirizo kirimo umwuka kiba kimeze neza, ubona kirambuye, naho iyo ugitoboye umwuka ukagenda ushiramo gahoro gahoro, ubona ukuntu kigenda cyegerana. Kwegerana kwacyo giforoma ibintu bimeze nk'iminkanyari. Icya gatatu gishobora gutuma umuntu azana iminkanyari imburagihe, kunywa amazi make. Icya kane, kunywa isukari nyinshi. Icya gatanu, kudakora imyitozo ngororamubiri. Icya gatandatu, kutita ku ruhu rwawe uko bikwiye. Icya karindwi, guhora ku zuba ryinshi. Icya munani, kunywa inzoga n'itabi byinshi. Icya 9, gukora akazi kagusaba imbaraga z'umurengera. Icya 10, kutarya ibiryo bifite intungamubiri zagenewe gukora ku ruhu. Ubu wamaze kumenya ibishobora kuba biri kugutera kuzana iminkanyari imburagihe. Muri iyi video nabategura ibinyobwa abahanga bakoreye ubushakashatsi bakemeza ko birinda kandi bigakuraho iminkanyari ku wabinyweye wese. Dore icyo usabwa: hindura biriya nakubwiye hejuru bishobora kuba biri kugutera kuzana iminkanyari imburagihe, maze uruhu rwawe rusubirane itoto ukoresha ibi binyobwa bikurikira. Icya mbere, icyayi cy'icyatsi bakunze kwita thé vert cyangwa se green tea. Icya kabiri, umutobe wa karoti. Icya gatatu, umutobe w'indimu. Tutarajya kubikurikiraho, reka mbanze nkwibutse ko usabwa kureba iyi video yose kugeza irangiye, kuko ndi buze kuza kukwereka
uko ibi binyobwa babikoresha kugira ngo bikureho iminkanyari mu gihe gito. Icya kane, umutobe w'inyanya. Icya gatanu, umutobe wa watermelon. Icya gatandatu, umutobe w'ibibabi by'inkeri. Icya karindwi, umutobe w'inanasi. Icya munani, amata ya soya. Icya cyenda, icyayi cya kamomere. Icya cumi, amazi ya kokombure. Hari igihatsi bindi cyo utavuga ngo ni icya mbere, ahubwo kiba icya mbere kikanikurikira amazi. Byibura umuntu ushaka gusa neza akirukana iminkanyari akwiye kunywa litiro zitari munsi y'ebyiri ku munsi, byibura akanywa 3. Aha dore amakosa utagomba gukora. Twavuze ko ari ibinyobwa, ntago ari ibyo kwisiga, ahubwo mu cyimbo cyo kubinywa hari ubwo tubirya. Aha ni ukuvuga ko nubwo twabyise amazi ibindi tukabyita umutobe, ntibivuze ko buri gihe uzajya ubikamura ngo urashakamo amazi, kuko hari izindi ntungamubiri zirimo muri ibyo wakamura ukajugunya. Ahubwo icyo gukora ibyinshi ni ukubironga neza, ubundi ukabihekenya ari bibisi. Hano ni ukwirinda gushyiramo isukari cyangwa se gushyiraho umunyu, ahubwo ni ukubironga neza ukabihekenya. Urugero nka karoti. Karoti ni ukuyoza neza, yamara kumuka ukayihekenya. Kokombure nayo ni ukuyoza neza ukayihekenya, cyangwa se hari abayoza barangiza bakayihata bakabona ubuyirya, nabyo nta kibazo. Ibyinshi ahangaha ni ukubihekenya ari bibisi kandi nta sukari nta n'umunyu byongewemo. Wabyumvishe neza. Dore uko wabifata mu gihe kingana nk'ukwezi, ukabona impinduka ku ruhu rwawe ndetse no mu maso muri rusange. Uwukureba akabona mu maso urasa neza, nta minkanyari kurangwaho. Uyu munsi ushobora gufata karoti nk'imwe ukayohekenya mu gitondo, hanyuma saa sita ukaza guhekenya kokombure, nijoro ukaba wahekenya kuri soya, hanyuma ejo nabwo ukareba ikindi uhekenya. Ushobora guhekenya mu gitondo urunyanya, saa sita ukarya indimu, nijoro ukarya inkeri. Ukagenda ubikora gutya buri munsi. Ibi iyo ubikoze mu gihe kingana nk'ukwezi, uwukurebye wese abona yuko hari impinduka yakubayeho. Murakoze cyane. Mwari kumwe nanjye ND The Wiser. Nimba video zanjye hari icyo zigufasha, kora subscribe, ukore like, ukore share, hanyuma tubane kuri video y'ubutaha, ndetse utange comment y'icyo wifuza twagukoreraho ubutaha.